Yes, reka twongere tubasuhuze cyane tubifurize igitondo cyiza kuri mwe wese mutwumva amasaha ya mu gitondo. Tubona kandi kwifuriza igicamunsi cyiza kuri we udukurikiye amasaha ya nyuma ya saa sita. Kandi twifurire umugoroba mwiza kuri mwe mwese abadukurikiye mu masaha y'umugoroba biraza guteruye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane turi tariki 13 turi mu kwezi kwa gatatu turi mu mwaka wa 2025. Iki gitondo tukatugarutse n'ubundi nk'ibisanzwe makuru agezweho akaba ari amakuru tugiye kugena n'ubundi twibanda hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma amakuru yacu akaba ari buze kuba agizwe n'ibice twavuga ko ari ibice bibiri. Igice cya mbere tukaba turi buze kugenda n'ubundi twibanda ku mirongo y'urugamba aho imirwano ikomeje kugenda ishakiranya cyangwa se ihanganisha impande zombi. Aha ndavuga rero uruhande rwa guverinema ndetse no ku ruhande rw'umutwe wa M23. Turaza gusimbukira muri Sud Kivu ibikoresho M23 igomba kwifashisha ifata uyu mujyi wa Uvira byamaze kugera aho bigomba kuba biri. Hanyuma tukiri muri aka gace turaza kubabwira ko bidasubirwa confirmed M23 yamaze guhura niyo bita twirwaneho. Byahuriye hehe byose turaza kwibabwira. Ubu force za nyuma za M23 zira ahantu bita ngo ni kugasha, hariho kugasha ni muri aho bita ngo ni muri Rurambo cyangwa se hano muri za Rurambo. Nta gaciro kabarizwagamo ingabo kabarizwagamo Wazareno ndetse na FDLR. Hanyuma twirwano iza kuhabakura biza kurangira rero mu byukuri M23 ihabasanze. Aha ngaha hafite amateka menshi cyane ndetse n'urugamba rwa Kaziba. Turaza kugenda tubigarukaho n'ibindi byinshi cyane biri kubera hano muri iki gihe muri iyi axe cyangwa se hano muri Uvira. Turaza gusimbukira n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Tuze kugaruka ku bitero bikomeye cyane byabaye ku munsi w'ejo bigabwe na Wazarendo. Bakaba barabigabye baturutse ahantu bita ngo ni ahantu bita ngo ni Ibutenderi. Babigabye baturutse ahantu bita Ibutenderi ndetse na Gahanga. Bakaba rero barabigabye mu bice bigiye bitandukanye harimo hitwa ngo ni za Gahira, hitwa Itambi ndetse yewe naho bita ngo ni Butare. Ariko ejo M23 yiriwe ibakoramo ikintu cyitwa umusiri yabagabyo ibitero simusiga kugeza ubwo batagararanye. Sinzi ko bazongera no kongera kugira aho bahurira. Ibitero babago baturutse Gahanga cyangwa se bateraga baturutse ahangaha byose turaza kugenda tubigarukaho. Turaza gusimbukira umujyi wa Goma nawo amasasu yaraye avuga mu byukuri ibintu byari biheruka kera. Twari tubiheruka kiriya gihe Katanyamaziri muri uyu mujyi wa Goma. Mu ijoro rya kera naho amasasu cyangwa se kuva ku mugoroba washize amasasu yara amasasu hano muri uyu mujyi wa Goma. Ese byagenze bite? Ni operation no tugiye kubagezaho nkuko twabibateguriye gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma andi makuru turaza kugenda tugarukaho. Turaza gusimbukira n'ubundi muri amakuru ya politike na diplomasi aho turibuze kugenda turi amakuru muri aka karere k'ibiyaga bigari. Dusimbukira mu bihugu byose bya East Africa turebe ikiri kuvugwa nkuko n'ubundi twagiye turamenyereza. Tukaba turibuze kuba turi kumwe na Mr Vincent. Tukaba turibuze kuba turi kumwe rwose muri aya makuru yo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Icyo usabwa rero wowe ni ugukanda kuri subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera nawe uzajye uba mu wa mbere mu kubona amakuru akihagera. Hanyuma rero kuri mwe mwabikoze murasabwa gukanda like ndetse mukanasharinga video kugira ngo dukomeze kugenda twagura umuyoboro cyangwa se dukomeze kugenda twemvita n'abandi bagende bajoininga bityo rero Eugene Official ikomeze ijye ejuru cyangwa se itere imbere. Tudatinze rero munyemerere mumbwire duhere hehe? Duhere muri Sud Kivu, duhere muri Nord Kivu. Hose amakuru turayafite. Abantu babiri ba mbere mumbwire duhere hehe? Abantu ba mbere duhere hehe? Abantu babiri ba mbere cyangwa se batanu mumbwire duhere hehe? Oyati duhere muri Sud Kivu, oyati duhere muri Nord Kivu. babiri Nord Kivu, Sud Kivu babiri, batatu Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu babiri, bane Sud Kivu, tayari batanu Sud Kivu. Twagiye muri Sud Kivu niho mbona tugiye guhera. Ubwo tureta dukomereza muri Nord Kivu tujya mu mujyi wa Goma mu masasu yaraye avugira muri uyu mujyi wa Goma. Twihute cyane turaza gusubira mu rugamba rwa hano hantu bita za Kaziba. Kuko ndashaka kugira ngo tubanze twinjire ahantu M23 yahure n'umutwe witwa twirwaneho.
ahangaha barakubwira ko urugamba rujya gutangira M23 yarutangiriye ahantu bita za Kaziba. Kaziba ni ahantu barwanye donke kugira ngo Kaziba yose ivemo ni urugamba rutwaye iminsi igera kuri 3 kuko umunsi wa mbere barayatatse bakuramo imisozi ya Kaziba. Bukeye mu gitondo basa naho mu by'ukuri barimo kugenda biyoroganiza, ariko izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Icyeshasa, ingabo z'abarundi ziri gusheringa muri iyo misozi ziri kugira ngo zire ko zabakuramo. Ubwo harimo n'ingabo z'abarundi ndetse na FDL bari gusheringa muri iyo misozi bari babavanyemo M23 irimo, batangira gusheringa mwe amakompora. M23 irabanyemereya, ariko nubwo basheringaga ni nako bari gucikisha imirambo ndetse n'inkomere zabo. Ari naho muri misozi mwibuke ko hafatiwemo Major Ngiwazi Jenda mu breakinga. Ndabwira ntano muri Kaziba M23 yafatiyemo Major, ariko sinababwira izina rye bitewe na source nyine yaha makuru nari nyakuye ntashaka kugira ngo rwose bamenye ko akangezo kose mpita ndipura. So rero ni Claude, ngira ngo byamaze gutamburika none byamaze kumenyekana witwa Major Claude no hafatiwe, ndetse akaba arashwe n'isasu ryo mu kaguru. Hanyuma iyi mirwano yaje gukomeza mu by'ukuri bagera n'igihe bafata iyi centre ya Kaziba. Iyi centre ya Kaziba ikaba yarafashwe neza ku munsi w'ejo, nibwo iyi centre ya Kaziba yanafashwe, aribwo force za M23 zahise zikomeza ziradoginga zigera ahantu bita ngo ni Rurambo. Aha Rurambo ngira ngo hari utuvideo turi guturoninga kuri rezo sosiyo, mwabonye abasore bifotoreje ahantu hari amazi. Aho ku mazi rero akaba yita ngo ni Kugasha. Aha Kugasha rero, aha Kugasha na gace karano muri Rurambo. M23 ejo ikaba yarahageze 2023 igihe yari irimo irakubita mu by'ukuri hano hantu bita za Kaziba. Hari FDL ndetse na Mayimayi bari bari ahantu bita ngo ni mu ayitwa ngo ni mu Gitoga, ahantu bita ngo ni mu Gitoga. Aha urumva ni muri za Rurambo. Hari ikintu cyitwa FDL ndetse na Mayimayi ahantu bita mu Gitoga. Ubwo abantu muzi neza hano muri za Minembwe cyangwa donc hano muri Side Kivu murahumva neza cyane. Nibo bundi bari bashatse guhita bajya guha umusade zingabo z'abarundi zari ziri gukubitirwa ahantu bita za Kaziba, bari kuzikubita kuri yana gushota umugani wa Mutaramati amajyana amazi, bari kubakubita impande zose. Bazamutse ngo bagiye gutanga umusada hano muri za Kaziba, barazamuka banyura ahantu bita ngo ni mu bibangwe, barakuzamukira bagera ahantu bita ngo Kamidoki, bahingukana n'ahantu bita ngo ni mu Gifuni. Barazamutse banyura ahantu nyine bita ngo ni mu bibangwe, bagera ahantu bita ngo ni Kamidoki, bahingukana n'ahantu bita ngo ni mu Gifuni. Aha mu Gifuni rero bagikigira ngo barodinge bahite batangira kurasa kuri M23. Birangira uwitwa ngo ni Colonel Isa Kanyamibwa. Colonel Isa Kanyamibwa wari wagiye gukatinga kugira ngo izi ngabo n'ubundi kuko bari biteze ko zishobora kuza guha umusada izi ngabo z'abarundi za FDL nyine na Mayimayi bari biteze ko bashobora guhita baza gutanga umusada kuko ntabwo ari kure cyane. Uyu Colonel rero Kanyamibwa yahise nawe arodinga arabareka basa nabinjiyemo gato, arangije abarasa baturutse inyuma. Noneho baratagararana barashwiragira nka twadushwiriri mwagiye mubona mwagiye munasoma mu bitabo. Birangira nyine ingabo z'abarundi zibuze musahada, noneho zitangira gukwirwa imishwaro. Icyaje kubaho rero niki, M23 yarakomeje iradivansinga. Ubwo urumva za ngabo zari ziturutse aho hantu nyine hahita muri za Rurambo ngo zije gutanga musahada, zo zirimo Mayimayi ndetse na FDL, ntabwo bongeye gusubira aho hantu kuko aho hantu bakihava ngo bagiye gutanga musahada hano muri za Kaziba. Mayimayi yahise igeramo no byihuse cyane, amakuru yari yamaze kuyamenya irahakaba. Babandi rero bahita bahinduka inkware, babaye nk'inkware nyine bahera mu gasozi bahinduka umuhigo. Ubwo abenshi bagiye bakuramo uniform bakihindukira abasivile, bagiye bakuramo abasivile nk'uko rwose bigaragara, kuko aho bari cyangwa se bari baturutse M23 izi ngabo za twirwaneho zari zimaze kuhinjira. Urumva nta kindi bagombaga gukora, nuko nguko byahise bigenda. Hanyuma
ikintu gitangaje rero nuko M23 nyuma y'icyo gihe cyose cyangwa se nyuma y'iyo mirwano abantu bari bazi ngo hano hazabera urugamba rukomeye cyane, ariko ntabwo ariko rugenze. Nanjye nari nzi ko ahantu muri za Kaziba cyangwa se hano muri za Uvira hazabera urugamba rw'igihe kirekire. Nje nabaraga ko nibura rushana no gufata n'amezi 5, kuko abarundi bari baritsindagiye hano muri Uvira, baragiye muri imisozi strategique ya za Kaziba, bari kuvuga bati uko byaba kose aha tuzaharwanira intambara urugamba rukomeye ku buryo M23 ntabwo izegere twinjirana. Ariko birasa no byamaze kurangira, nkuko mu kanya gato nahoze ntangira ikiganiro mbibabwira ko M23 yatangiye ndetse no gutegura urugamba rwo kwinjira muri iyi santere ya Uvira. Ubundi bakubwira ko hano muri Kaziba, muri imisozi ya za Kaziba, navuga ko niyo misozi n'ubundi yasaga naho iri kurinda iyi santere ya Uvira cyangwa se hano muri Uvira, kuko ahantu bita muri Uvira cyangwa se hano muri iyi santere ya Uvira na ahantu hari plaine, ni muri plaine de Ruzizi, ni mu kibaya, ni hasi. Imisozi ro yarindaga aha hantu cyangwa se yasaga naho iri gukavaringa iyi Uvira, ni imisozi yabaga ahantu bita hano za Kaziba. M23 ikimara gukuramo iyi Kaziba, ubu hano muri Uvira byahise byoroha cyane, kuko urumva bagiye kubarwanira hejuru ku mutwe. Uzi umuntu ukurasa ariko ukura mu gihorihori wowe urasuzambura hejuru. Urwo rugamba rwose ntiwarushobora, ntibibaho. Noneho ikindi mugomba kumenya, izi ngabo z'abarundi ndetse n'izi ngabo zindi bafatikanyije bari bafashe hano hantu bita za Kaziba, iyi misozi ya za Kaziba iri strategique, bari bayishyizemo ibirindiro bafite plan iri ku rwego rwo hejuru, kuko baravugaga bati aha Kaziba niho honyine tugomba kuzahera cyangwa se tugomba kuzaturuka twataka ahantu bita Nyangezi. Bamara gukuramo Nyangezi, urumva bagombaga guhita banakomereza ahantu bita muri uyu mujyi wa Bukavu. Urumva Bukavu bari bakifite muri target, kuko ahantu horoshye cyane guturuka ugiye kwataka Bukavu, uyu mujyi wa Bukavu. Guturuka hano muri za Kamanyora biragoye, kuko hari umugezi munini ndetse n'imisozi imeze nabi bashobora kuriramo za ambushi. Bari bahisemo kuzaturuka hano za Kaziba bakazamuka hano bita Nyangezi. Bagera Nyangezi murabizi ko bari barayibakuyemo, ubwo kwari nko kuyisubiza. Bamara kuyisubiza bakongera none bagatangira kurasa uyu mujyi wa Bukavu. Ibitekerezo byabo rero niko byari bimeze, ariyo mpamvu hano muri imisozi ya za Kaziba harundaga ibikoresho byinshi cyane. Donc hari imbaraga zikomeye cyane, kuko bakubwira ko ngo hari ibihumbi birenga hafi 3 by'abasirikare b'abarundi bari muri imisozi ya za Kaziba. Ariko byose byarangiye nyine bibaye amazi, bitewe nuko M23 kuri itabababari urugamba ndetse rwasabye hafi iminsi 3 abahanga. Niyumvishaga ko uru rugamba rwaha hantu rutajya mu by'ukuri y'amezi nk'5. Nkurikije briefing Evariste Ndayishimiye, perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, yahaga izi ngabo ze azibwira ati none ukurwana nko gupfa no gukira, kuko donc ngo bari barafashe ya technique ndimo ndagana n'umusirikare w'umurundi, kuko hari n'abagira gutya rwose bakiganira nta kibazo. Akambwira ati ubu natwe none twafashe plan mugabo imeze nk'iy'u Rwanda mugabo, ati ya magambo yanyu natwe duca tuyakoresha. Ntise gute? Ati ntabwo tuzoca turwanira mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo hatazagira ibintu byangirika. Ati urugamba rwacu mugabo tuzoca turuhanganira hano muri Kivu y'amajyepfo, muri RDC, aho bavuga rero ko buriya hari muri Kamanyora cyangwa se hano muri Uvira urugamba hano bari gutegura cyangwa se ari gutegura ngo rwaro rwo kurinda mu by'ukuri ko M23 cyangwa se n'izingabo zindi zitangira kubagabaho ibitero zinyuze hehe zivuye hano muri Kivu y'amajyepfo. Mwibuke ko na Red Tabara nayo ibarizwa hano muri Kongo cyangwa se hano muri Sud Kivu, niyo yanagabaga ibitero iturutse yarangiza ikagaba ibitero mu Burundi hanyuma ikagaruka. So bivuze iki rero? Akaho kari kuwundi karahandurika. Never hari ibyo agiye kubona mu Misiri imbere tugiye kutangira kugenda twumva bitari buze kugenda biborohera. Uwo mugambi rero waburijwemo M23 yateye ibuye rimwe yica inyoni 2,
kuko kubakura muri iyi misozi ya za Kaziba ndetse na santere ya Kaziba byakuyeho kuba ibitero bateguraga byo kuba bagaruza umujyi wa Bukavu byaburijwemo. Ikindi ndetse na hano muri Uvira, kubera ko hari imisozi strategique yunamiye cyangwa se isa naho ariyo irinze iyi Uvira naho tushaka twavuga ko ibyo byamaze kurangira. Noneho ikindi nanavuga nuko abanyamurenge nabo bahara muri za Fizi na hehe hose ubu ngubu birasa naho nabo donc nabo bamaze gusa naho babona abacunguzi, kuko ngira ngo ntekereza ko nayo mpamvu ku munsi w'ejo mwabonye iretere ivuga yanditswe na Colonel Nanga, niyo wanditse aravuga ati ubu noneho nigire na muri za Minembwe cyangwa se nigire muri za Fizi habarizwa abanyamurenge, ati naho nigiriyeyo. Kumbi yo yabivugaga bamaze kugerayo, kare my friend, yabivugaga bamaze kugerayo, ati noneho ubu nigire za Minembwe. Kumbi force za M23 zamaze kwagera abantu bita za Rurambo, bamaze guhura, abasore bamaze guhura, bahuje umugambi. Ayo nguko rero, ngayo nguko uko ibintu bimeze hariya. Ariyo mpamvu nakubwira nti ibintu biri kubera aha hantu ntabwo ari ibya hano mu by'ukuri ikongo, nta nubwo ari n'aby'ahandi. Hano hantu urugamba rugiye kuba ruzaba ari urugamba rukomeye cyane, navuga ko ari urugamba ruzaba rukomeye ariko rw'igihe gito. Mu masaha ya nimugoroba mu by'ukuri nk'uko amakuru arimo arangeraho aturuka ku soko yanjye iri hano muri za Kamanyora, ukamanuka ibikontorora Kamanyora Gatogota, igakontorora n'ahangaha nyine za Ruvungi, ugakomeza werekeza muri za Uvira. Donc uyu muhanda iyi axe yose irayikontorora. Amakuru yampaye nuko M23 mu mugoroba washyize ya misozi n'ubundi hara muri za Kamanyora, ituruka za Nyangezi basa n'abadoginze, barazenguruka ngo bazanye igikoresho kinyura hano muri za Kamanyora, igikoresho cyinshi cyane ndetse kinahambaye. Donc bari mu gikoni barimo gutegura. Gusa ari kamwe mu makuru nahise mbaza, nabajije barambwira bati ntabwo M23 bishoboka ko yafata Kamanyora iturutse hano muri Uvira, ntabwo yafata Uvira iturutse hano muri Kamanyora. Bavuga ko ibikoresho n'ubundi bagiye kubyifashisha bakubitiza ingabo zahezemo hano za Sange, ariko none ibindi bihita babidogingisha bijye hano muri za Kaziba. Noneho bazahura udukiri cyarimwe bari gucucumuka. Urumva iyi Uvira yamaze kujya hagati, niba niyo za Rurambo bamaze kugerayo, Uvira iri hagati. Nuwa ngo barashaka kuzayicuncumukana, izi ngabo zigasanga zisigaye ziri hagati, ubundi zigatagarana zikirukanka zigakwira imishwaro. So ni kuri urwo rwego rero ubwo ibi bikoresho ari buze kugenda babiringanyiza cyangwa se babyifashisha, ariko ibikoresho bigomba gufata Uvira biri official M23 amaze kubigeza aho igomba kuba ibigeza. Ibi ndetse binahita binashyiraho kukuba iyi Uvira nayo igihe cyaho dushaka twayiha nk'iki cyumweru hatagize igihinduka. Iyi Uvira no twayiha iki cyumweru ko igomba kubivuyemo, kuko ubu ikintu mugiye gutangira kumva nukumva ngo izi ngabo zirimo zirahunga zivamo zicika. Ndavuga izi ngabo nyine ziri kurwana ku butegetsi bw'Ishyashya, izi ngabo z'abarundi FDL ndetse na Wazalendo. Iyo mvuze Wazalendo mumvamo ikintu kinini. Ngayo nguko rero ibya hano muri Sud Kivu. Sud Kivu ibyayo nuko bimeze. Reka rero sasa twigire hano muri Nord Kivu. Nyuma yuko tuvuye muri Uvira tukababwira kira kitu, reka duhite dusimbukira hano muri Nord Kivu, ariko duhere mu mujyi wa Goma. Umujyi waraye wumvikanyemo amasasu menshi cyane, amasasu menshi cyane hano n'ubundi hegeranye hafi no ku mbibi z'u Rwanda, niho humvikanye amasasu menshi cyane. Na amasasu yumvikanye. Ese aya masasu yaraye iki, byari bimeze bite? Nkuko amakuru nyakura mo hariya indani aravuga ko aya masasu yavuye ahantu hitwa Kwipera. Ngo ni Kwipera, ni hano hafi na Grande Barriere. Aya ni amakuru mpagazeho ndayafite donc 100%, ariko nuko no gushyiraho ibintu by'imirambo bitemewe
nge nanabashyiraho n'imirambo. Ni abasore cyangwa se ni wazarendo bagera mu reka tubita abazarendo, ni ibitero by'abasirikare bagera kuri 7 ba donc bamwe baravuga bati ni ingabo za FARDC zari zarasigaye muri umujyi wa Goma, nzara iri kurya zikashaka kongera gukora bya bindi byabo by'abakrante volere, ngo bara abasirikare bagera kuri 7 bari gukora urugomo, barimo kwiba, bari batangiye kugenda biba, bari kurasa. Hanyuma baza guhura na patrouille ya M23. Icyaje kubabaho donc babaye nk'abakozanyaho n'iyo patrouille ya M23, kuko iyo patrouille ya M23 yari igizwe n'abasirikare bagera kuri ni 5 gutyo, bari 5, abandi urumva bari 7, ubwo bumvaga nyine ko bagiye kuresista nyine bakarwana kakahava. Ariko M23 yabokeje umuriro, bakozanya nko mu minota itarenze 10, barangije nyine bahita bongera barirukanka bashaka kuburira muri ya mazu aho baturutse. Ako kanya urugamba rwawe nk'urucwekereho gake, M23 bahita bazana abandi basirikare bariyongera, baba basirikare bagera hafi muri 15, batangira gukora couvre-feu yo gushakisha izi wazarendo cyangwa se aba bari bagabye ibitero. Nukuvuga ngo aba bose uko ari 7 bari bamaze no kurasa umugore akaboko, bari bamurashe isasu ry'akaboko umudamu, bamukomerekeje umva barimo kugenda banasahura. Byaje kurangira M23 bose ibarashe imirambo byutse iri hano nyine mu mujyi wa Goma, hano ubundi byabereye, kuko babonye nyine ibasanze no muri iyo nzu bari barimo bakomeza kugenda birwanaho. Barangije banarasohoka, none basohoka muri iyo nzu, basohokamo bakomeza kugenda barasa, bari kugenda barasa birwanaho nyine, aho kumanika amaboko bakomeza kurasa. Biza kurangira rero sasa M23 noneho ibarashi biravuga iti byo kumanika amaboko noneho tubivuyemo, turabona mudashaka kumanika amaboko, mufite gahunda yo kurwana. M23 yahise ishyira muri sigida, birarangira. Byaje kurangira aba basirikare bagera kuri 7 ba FARDC cyangwa se niba aba FDL nyine bari barasigayemo hariya, bahasize ubuzima kubw'inda nini, kubw'ibitero bari bashaka kugira ngo bagabe kuri izi ngabo. Donc bura bari bashaka kugira ngo barebe ko bakwica ngo aba basirikare ba M23 bari kuri patrouille, nibarangiza bafate utuvideo n'uduki, nibarangiza batwohereze ikisha sa, ariko nyine banagenda baniba. Urumva bari bati Igoma twe turi muri operation, mutwoherereza amafaranga, kuko ngo hari ukuntu ari kujya basaba amafaranga Gisekedi yo kugira ngo barebe ko babona uko bacika bakava muri umujyi wa Goma. Ingabo zagiye zisigaramo, hari ukuntu ziri kugenda zigahamagara Gisekedi, donc bakabahuza, zikavuga ziti mutwoherereza amafaranga tuve muri uyu mujyi wa Goma, dusa naho dusigayemo turi twenyine. Gisekedi akavuga ati ni muhamaho ngaho mugumemo, tubundi bahafashe muri hehe, mukomeze mwishe nkuko mwahoze mwihishe. Akabatererana. So nabo rero ni utuntu tw'utu operation bari gutegura two kugira ngo bare ko dushobora kubarengera, nibura bakareba ko bava muri uyu mujyi wa Goma. So iyo operation bayikoze, gahunda bari bafite papasi zigera kuri 2. Iya mbere kwa rugusahura kugira ngo nibyo kurya, kuko birirwa baryamye bihishe, bakabunguruka amasaha y'umugoroba. Urumva? Noneho indi papasi ya kabiri kwa kugira ngo areko babone utuvideo nyine barashe nk'abasirikare ba M23 batwohereza ikisha savuge bati twe operation turi gukora operation ziri silent cyangwa se zituje zo kugira ngo turebe ko twasukura umujyi, hanyuma muzatwohereze musahada. Byaje kurangira mu by'ukuri ngo inkubisi y'intu zirayitarukiriza, byaje kurangira babafashe cyangwa se babarashe, imirambo yabo ikaba inyanyagiye hara mu mujyi wa Goma. Gusa ariko abaturage bagomba kugira ute kujyana nyine ushingura. Nguko rero uko byagenze hano muri uyu mujyi wa Goma. Ubwo sinzi ko hari ikindi kibazo cyangwa se hari andi makuru mwakerera kumbaza muri umujyi wa Goma. Ubu umujyi wa Goma uratuje, ni umujyi M23 ifuza ko uzajya ubamo amasasu. Niyo mpamvu umuntu wese ugerageje guhungabanya umutekano hari umujyi wa Goma ahabonera urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Rwose nta bintu byinshi by'impuwe. Iyo bakubwiye kumanika amaboko ntumanika amaboko, ni muri sigida rwose, nta yandi mavugano. Waba uri igisambo, waba uri iki,
upfa kuba wibeshije intwaro gusa. Aho ntago baba bakikubara nk'umujoro ko bakubara nk'umutwe witwaje intwaro gushira mu cyicoda. Hari ubo bari baramenyereye bya bindi bya FARDC byo kurara biba bakoresheje imbunda basahura bagira ute barangiza bagacaho bakagenda bikarangira. Ndabasetse ntabwo n'ubutegetsi budahana bwatumye akavuyo kaba muri uyu mujyi wa Goma. Ndababwira ntari kuko byaba kose umuco wo kudahana uzacika. Abarimo rero ntabwo bo uwo muco wo kudahana bawufite. Urakora ikosa bakagukosora, baragukosora pe. Abantu no mwigize ziransoresore zigize zango z'amaderede ngo ntabwo zizigera zikora, ngo zizajya zirya iby'ubuntu, ngo nabakranti volere kagatoki kabo kahinamaranye kubera guhora bameze bite bari gukomberezwa bati kari kure hare. Two dutoki baratuvuna sha, baratuvuna rwose ndabarahiye. Nimushaka imirimo mukore. Naho ubundi bitari ibyo imisi yanyu irimo irabarirwa hehe? Irimo irabarirwa ku ntoki. Irimo irabarirwa ku ntoki. Reka tuve hano muri uyu mujyi wa Goma dusimbukire mu bice byo hirya za Masisi, tunyuze za Sake. Mware mwumvishe ko M23 nyuma yuko hano muri za Sake hari harabereye urugamba igihe kirekire. Sake yabereye imirwano igihe kirekire my friend. Sake buriya n'ahantu bita za Kanyamahoro cyangwa se mu kiba cya Nyiragongo, ni mu hantu hamaze igihe kirekire urugamba. Ibijyanye n'amazi yari yaracitse, amatiyo y'amazi byari byarangiritse, amashanyarazi yarangiritse. M23 yari maze iminsi iri gusezeranya abaturage ko igomba kubaha amazi ndetse n'umuriro. Kubikubitiro rero ikintu cya mbere burya ngo amazi yamaze kubageraho, ndetse hatagize igihinduka uyu munsi arirwa bari gusana n'ubundi n'amapoto y'amashanyarazi. Rwose amasaha y'umugoroba ashobora kuza kuba bafite umuriro nta kibazo n'iki na kimwe bafite. Abaturage bakugendana n'ibigezweho iyo babonye uje umeze nka bwana uri gukubita seti, aho rwose barakuyoboka. Ubu rero ubu tuvugana abaturage baranezerewe cyane, nyuma yuko nyine ibyo bintu byose byari byarangiritse kugenda bisubiza ku murongo. Urumva ariko nyine banafite byinshi byo gukora kuko n'amazu murabizi ko hari yarasenyutse yagiye yangirika. Rero bagomba kugenda bayasana, bagakuramo ibikoresho. Hari imitego myinshi irimo ari kugenda banategura, z'ingabo z'abarundi bagiye bategamo hariya, ndetse n'ibisasu byinshi kugenda batoragura bavanamo hariya kugira ngo bitaza kugira nabi abana baba baturage cyangwa se aba bana n'ubundi baba nabo ubona rwose ntacyo babwiye bagenda ahantu nk'aho habereye intambara, ndetse yewe ikaza kurangira. Ngibyo rero ngayo nkuko ibi bakaba ari babyemerewe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo rero yageraga muri kariya gace aganira n'abaturage, bamubwira ikibazo bafite ko ari ikibazo cy'amazi ndetse n'umuriro. Hanyuma rero muri gahunda bakaba batangiye gahunda yo kugira ute yo kugenda bagikemura. Kwikubitiro kimwe cyamaze kuba kiva mu nzira. Iyi ngingo nayo tuyivuyeho, tugiye kwerekeza hirya gato, twerekeza ahantu bita za Butenderi ndetse na za Gahanga. Tugiye rero hano muri tugiye hano n'ubundi hano muri za Masisi, hari murimo kugenda mwumva tuvuga ukuntu wazarino zirimo kugenda ziripotinga, tukavuga ko biripotinze umunsi biripotinze. Masisi ho ni ibindi bari kubona batari bujye muri ari amashyamba za Warikare, barangiza bakiripotinga ku bwinshi. Ku munsi w'ejo rero hari abatari kwiripotinga bakumva ko bashoboye gukomeza kurwana, nyamara nta nubwo ari kurebera kuri bagenzi babo. Ejo ubundi ngo hari Wazarendo ndetse zifatanyije na FDLR. Ubwo nimvuga Wazarendo mumve muzanyatura n'indi mitwe y'abamayimaye n'indi na za Kode na za Pareko n'iki byose. Baturukaga ahantu bita ngo ni za Butenderi, ahantu bita za Gahanga, ndetse n'ahantu bita za Busihi wabo wabamayanga. Niyo baturukaga, noneho bakaza kwirirwa bataka cyangwa se bakataka
abaturage muhara bakaza kwirwa bataka ibice by'abaturage basarura imyaka yabo, basenya ibikorwa remezo n'iki byose, nyine babifatira inka bagatwara, amahene bagatwara, ibirayi mu mirima n'imyaka bagasarura, barangiza bakahambira bakagenda baturutse ahantu bita Igahanga, ahantu bita Gahanga ndetse n'ahantu bita ngo ni Ibutenderi ndetse na za Busihe. Batakaga rero ahantu bita ngo ni Gahira, niyo bakunda gukorera ibyo bitero byabo, bakabikora ahantu bita ngo ni Itambi, ahantu bita ngo ni Kimoka ndetse n'ahantu bita ngo ni Butare, niho hantu bakoreraga izi operation. Butare murabizi ko n'ubundi yarindiri yabo, hari n'igihe baba bagiye no kwisurira n'ababyeyi, ariko nyine bagera bakaba bati ntutuvuye tutarashe bakarasa n'iki byose. So ku munsi w'ejo rero M23 ibi bice byose babarizwagamo byitwa za Butenderi, Gahanga ndetse na Busihe, ejo bahakoze ikintu cyitwa operation. Nabuze n'izina nyita iyo operation kuko ari operation ikomeye cyane. Nukuvuga ngo kuva ku isaha y'ejo ku isaha y'isa 2 kamiri, M23 yari iri mu kazi gakomeye cyane kuko yari iri kugenda ihanandura cyangwa se ikubitiye imitwe twaje intwaro, yabaga byo ibitero simusiga, irimo kubacuranga yifashije imbunda ntoya ndetse n'inini, aho baba bameze nk'abashumba bari kwirukanka. Ibakura hano muri za Butenderi, za Gahanga ndetse na za Busihe, barashwiragira nyine baramininduka, abandi bakuramo imyenda bihindukira nk'abasivili. Bazarindiri hari abaza ubwenge bo, iyo babonye bakubiswe birangiye ikintu hita bakora nta kindi usibye guhita bakuramo uniform, yabageze nko mu murima w'ibitoki agahita asarura nk'igitoki akagikindura akagikubita ku rutugu, ukabona wagira ngo avuye mu murima ari kwahagira. Yewe wanamugera akavuga ati pita hapa, kakubwira ati nyura hano cyangwa kakwereka inzira ahantu nyura ngo niho banyuze, kandi ari umuzarendo uri kukurangira. Zamayere yaba bazarendo bari ahangaha, abazarendo bari ahangaha nta nubwo n'imbunda bakizishira ku rutugu kuko barabizi ko M23 ngo iyo wahetse imbunda cyane irakureba igahita ikumenya. Niyo mpamvu ayo nguko ntago byoroshye my friend. N'umuntu yambaye boda n'igitoki ku rutugu, afite n'agahoro wagera cyangwa ugasanga ari gusarura mu rutoki, ari guca amashara nyine yihaye umurimo, nyiri umurimo ari aho ari gusharura amasara amakoma, ari kugenda nyine amashagari, ari kugenda akorera urutoki, ari gukorera urutoki mu rwego rwo gushakisha ukuntu yabaho. Ibintu biri hariya ntago byoroshye. Aba rero babatatanyije, keretse niba nyuma yuko wenda babatatanyije bashobora kuza kongera bakihuza, ariko iki cyo M23 amaze kugikemura. Ku munsi w'ejo barabatagaranyije, baratatana bakwira imishwaro, babura iyo bava niyo berekeza. Ngayo rero amakuru ya update ari kuri tele cyangwa se ku rugamba. Uyu mwanya usigaye rero reka tuharire ibigendanye na politike ndetse na diplomasi. Ibigendanye na politike na diplomasi. Hanyuma hano umutaramo arakubwira ati u Rwanda rwemeye ko rwarashe muri Kongo nkuko byatangajwe n'umuvugizi wungirije nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda. Yavuze ko mu matariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2025 igisirikare cya RDC cyarashe mu Rwanda mu buryo bwo kwirinda cyangwa se kwitabara. U Rwanda narwo rurasa muri iki gihugu. Ubwo wasanga nyine ari bya birego bura bari kuvuga ngo u Rwanda rwarashiyo bakirengagiza ko twanahatakarije abantu benshi cyane. Ubwo urumva yagendaga nyine abibwira, urumva ibi Alain Mukurarinda ntabwo abivugaga hatari abantu ari kumwotsa igitutu bati mwarashe muri Kongo, mwarashe muri Kongo. Hanyuma randi makuru akavuga ko uwitwa guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ngo yahuye na Gisekedi kugira ngo baganire barebe uko bazahura
cyangwa se uko bareba ukuntu Kivu y'Amajyepfo intambara iri kugaragaramo zirangira. Nimvuga perezida wa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ntimwumve uyu washyizweho na M23, mwumve nyine wa wundi wari uwa guverinema niwe wagize atya rwose ahura na Tshisekedi baraganira. Bertrand Bisimwe yavuze ko bazakora uko bashoboka kose bagatsinda intwaro za Tshisekedi n'uburyo yashyizeho bwo gukoresha ingabo mu gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze bagahungabanya umutekano w'abaturage. We uburyo bwo kugira ngo akemure ibibazo byo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo we ngo yakoresheje ngo intambara, azana n'abasirikare bagiye batandukanye hirya no hino, batangira guhungabanya cyangwa se kwica abaturage, bakavuga ati tuzakomeza kurwana nabo cyangwa se tuzakomeza guhagarika ibi byose Tshisekedi yagiye ategura. Hanyuma iyi nkuru irakomeza cyangwa se indi nkuru iravuga ngo u Rwanda rwatangaje ko rutatunguwe kwisubiraho kwa guverinema ya RDC aho yemeye kuganira n'umutwe wa M23. Ntabwo u Rwanda rwigeze rutungurwa no kubona guverinema ya Kongo yemera kuganira na M23 nyuma yuko bavugaga ko itazigera yicarana n'uyu mutwe w'iterabwoba, binyujijwe ku muvugizi wungirije wa guverinema y'u Rwanda. Binyujijwe ku muvugizi wa guverinoma wungirije y'u Rwanda yavuze ko abakuru b'ibihugu bagaragaje ko nta bundi buryo ibibazo biri mu burasirazuba bwa RDC byakemurwa, bahitamo rero kwemera, baravuga bati ubundi buryo bundi buriho nta bundi butari ukugira gute, butari kuganira n'uyu mutwe wa M23. Niyo mpamvu muri kubona rwose batangiye guca bugufi, babaye nk'utumarayika, baravuga ati aho kugira ngo bongera dukubite kuriya na gushoto, batahubwo noneho sasa twagira gutyo ubwo tukemera tugaca bugufi. Bakwemera rwose bagaca bugufi, bakwemera bagaca bugufi. Ngaho rero ngayo nguko katurebe. Ngo ubuyobozi bwatwirwaneho bwagize icyo bwihanangiriza abanyamurenge n'inshuti zabo kubyo kwibuka Generali Rukunda. Katwumve icyo utwirwaneho yavuze, yihanangirije ku kwibuka cyangwa se yabwiye abanyamurenge ku kwihanangiriza. Yababwiye rwose uko bagomba kwitwara igihe bari kwibuka Makanika. Ubu twatwirwaneho urwanira ukubaho kw'abanyamurenge bo mu bwoko kw'abanyamurenge bo mu bwoko bw'abanyamurenge b'abakongomani, ngo bakandamijwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ngo bavuze ko ngo ibyo babihanangirije ngo ni ukudapfa kwibuka General Rukunda Michael uzwi cyane nka Makanika, gupfa guhora bamwibuka ibintu byose ngo bari kwibuka. Buriya bafite ukuntu bagiye gushyiraho gahunda yo kumwibuka. Reka tukomeze turebe inkuru hasi iravuga iki, ko ahubwo bigomba gukorwa mu nzira nziza, aho bashaka kumwibuka bakabitegurana n'umuryango we. Ahantu hose bashaka kwibuka uyu mugabo cyangwa se General Makanika, ngo bakabitegurana n'umuryango we bwite ndetse n'umuyobozi wa gakondo. Ngo bagomba kuzajya babitegurana n'umuryango we ndetse n'abayobozi ba gakondo cyangwa se n'abayobozi bahara muri za Minembwe, hara muri za mu banyamurenge hariya, nawe akaba biziho, bakaba ari igikorwa baziranyeho.
apana kubitegura ukaza wowe ukategura wowe wenyine ngo uri kwibuka. Ibi bintu babyamaganye bavuze ati muberekera ngo nibikubiye mu tangazo uyu mutwe wa Twirwaneho washyize ahagaragara kuri uyu wa gatanu tariki 7 z'ukwezi kwa 3 2025. Itangazo rya Twirwaneho rifite insanganyamatsiko igira iti itangazo ryo kumenyesha. Abari batangiye kugenda rero sasa bari manuka nkuko bigaragara. Iri tangazo ritemewe iri tangazo riteweho umukono n'umuhuza bikorwa wa Twirwaneho Ndabizi Welcome Kamasa. Ndakize ntabwo ari Ndabizi, Ndakize Welcome Kamasa. Rikaba ritangira rigira riti ubuyobozi bwa MRDP Twirwaneho bukomeje kwihanangiriza abanyamurenge bose ku byago ubwoko bwacu bumazemo imyaka 7 bukorerwa jenoside kuva muri 2017 kugeza ubu. Jenoside ikorerwa abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ko abayiri inyuma ari ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse kandi ko n'ubutegetsi bw'u Burundi bukaba buteze Kinshasa bubatiza umurindi. Ubutegetsi bw'u Burundi nabwo butiza Kinshasa umurindi. Bakavuga bati rero iyi baruwa igasoza ivuga ngo muri urwo rwego bishe cyangwa se bafatikanyije ngo bamanuye ngo indege zo mu bwoko bwa drone ngo barangije barasa General Makanika. Ubwo nyene Rukunda bakaro baramwishe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 tariki 19 z'ukwezi kwa 2025 nibwo bamurashe. Bityo rero bakavuga bati kumwibuka ni igikorwa kigomba kuzahoraho ariko kikazajya gikozwe mu muco, aho abategura kwibuka uyu Generali Rukunda Michael bagomba kuzajya babimenyesha umuryango we ndetse n'abayobozi bo muri ako gace, hanyuma ukaba umuhango ugomba kuzajya uba ndetse wanateguwe neza, nta byo kugenda rwose abantu babikora uko babishatse. Ikindi nuko hari n'abandi basirikare bapfanye cyangwa se barasanwe na Generali Makanika. Aba basirikare nabo bapfuye nk'intwari kuko nabo bari muri iyi nzira yo kureba ko barwana ku baturage b'abanyamurenge. Aba nabo bagomba kuzajya bibukwa bakibukirwa umunsi umwe barasiweho ndetse n'uyu Generali Makanika. Hanyuma rero mu by'ukuri ibi bikaba byashyizweho nyine umukono na Kamasa. Kamasa rwose nabo bishyizeho umukono abwira amenyesha abanyamurenge ko ibintu byose bagomba kuzajya babikora biri ku murongo. Arangije rero itangazo yahise arishyira hanze cyangwa se arisohora ariha abanyamurenge kugira ngo bagende barihererekanye bamenye icyo gukora. Mu by'ukuri uyu mugabo anamenyesha abaturage cyangwa se abanyamurenge ko rwose ngo batacyongeye kuba bababazwa ukundi. Ati ntago muzongera kubabazwa ukundi. Makanika ni akazina k'agasirino ngo ni Alias Makanika, ni izina ry'irisirino. Avuga ko batazongera kubabazwa ukundi ngo kuko abana babo bahagurukiye kubarengera
ndetse ubu ngo bamaze no kugerageza kwiyubaka ndetse no kugenda basubiza inyuma izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, aho zagendaga zituruka zibatera zibagabaho ibitero. Hamwe muri ho bagiye bahisubiza ndetse n'ibyo bari barabanyaze byinshi ngo bakaba baragiye babigaruza. Aha rero harimo inka, imirima n'iki byose izi ngabo zagendaga zigarurira cyangwa se zagenda zibambura, rwose nk'uko harimo kubigaragaza bakaba baragiye bahafata. Hanyuma gato cyane reka tubanze twamaze tuze tugaruke n'indi nkuru mu by'ukuri muri rusange. Turongeye turakwakira rero muganga kugira ngo utubwire ku bigendanye na discount cyangwa se n'igabanyirizwa ry'ibiciro. Urakoze cyane rwose, burya igabanyirizwa n'itegeko mu gihe wishimiye abakiriya cyangwa abagana serivisi. Ubu tuvugana twabahaye 10% ku bantu bafite uburwayi bukurikira, cyane cyane abantu bafite diabete, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, indwara zitera kanseri. Ubwo ndavuga prostate, abadamu bakunda kugira ibibazo by'inkondo y'umura, abantu bafite ikibazo cy'umwijima cyane cyane hepatite B, n'abantu bafite ibibazo byo kutabyara nabyo biteza ikibazo mu muryango, nabo twabaye 10%. Tukanibutsa abandi bantu nabo bafite ingorane zo gutera akabari niko bavuga cyangwa koreza amabanga y'urugo, namwe bitewe n'uburyo mugana iyi serivisi mukayikenera iwacu tubaye 10%. Naho rero namwe mugenewe 5%. Turavuga abantu bafite amibe, indwara z'amagufa, umugongo, ndavuga bafite impyiko, indwara z'ubuhumekero, igifu, hemorrhoide, namwe ni 5%. Reka tubibutse aho mwajya mudusanga, abari USA, Canada na Australia. Dufite umuntu uri USA no bagezeho serivisi zacu murahamagara, niwe ubagezeho ya miti bigatwara imisi itarenze 2. Abari mu Rwanda harabagana Igisenyi, ni ku muhanda w'amadepo, naho turahakorera, hari etaje hari rwose umanutse munsi yaho zigara hari na farumasi. Naho ngaho Kimironko ni ku muhanda ujya 12, ku muhanda ujya 12 cyangwa Kigali Parent School. Umuhanda uri inyuma y'isoko, inzu ya mbere hari naho ngaho dukorera, uhita hamanuka kubona ibyapa bya Prime Infinity. Nimero ni akamenyetso guteranya 250 782 99 057 cyangwa 0782 99 057. Mugire ubuzima bwiza. Hanyuma dukomeje amakuru yacu, reka tugaruke kuri uyu musirikare warashwe cyangwa se wafashwe matekwa ariko akaraswa, yafashwe akaraswa akanafatwa n'umutwe wa M23. ni byabereye rero za Kaziba. Uyu musirikare rero akaba yararashwe, ariko ubundi akenshi twagiye tubona abantu nk'aba ngaba iyo bafashwe biza kurangira ubutegetsi bw'Kinshasa cyangwa Prito bw'i Burundi bw'Igitega rwose bubihakanye. Kuri iyi shuro uyu mugabo akaba yagaragaye cyangwa se yafashwe, ariko noneho ibizibiti simusiga bikaba byongeye kugaragara, bigaragaza ko noneho Evariste Ndayishimiye adashobora kuba yabihakana. Ngo wenda gato cyane twinjiye muri inkuru iravuga ngo umusirikare w'umurundi witwa ufite ipeti yitwa Majoro Ndikumana Jean Claude yafashwe n'inyeshyamba za M23 mu gace ka Kaziba amaze kuraswa akaguru. Ngira ngo agafoto ke mwagiye mukabona kuri rezo sosiyo gatrending, abana muhambiye ibintu by'ibishumi kugira ngo amaraso ataza kumushiramo. Ngo kugeza iki gihe igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza, bikaba byaragaragaye yuko uyu mutwe wigaruriye aka gace ka Kabizo kari kayobowe n'umwe muri abasirikare cyangwa se n'umwe kigaruwe na bamwe mu barwanyi ba M23, kari kayobowe na bamwe mu bari bagizwe n'uyu musirikare witwa ngo ni nyine ni Jean Claude Ndikumana wafashwe na M23. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, byari byatangiye kugenda n'ubundi ngo bigaragara ko ubutegetsi bwa Gitega cyangwa se bw'i Burundi buyobowe na Evariste Ndayishimiye bwari budashaka kwemera ko uyu musirikare yafashwe cyangwa se ko ari uwabo. Ariko hari akantu k'akavideo gato cyane kahise kajya hanze gasohowe n'ubundi na M23. Izi ngabo z'abarundi zikiri hano mu muryango wa EAC, muri bwa butumwa bwari bariyise ngo ni EACLF, bari hano muri izi access za Masisi. Bamwe mu basirikare b'abarundi bari hagararanye ndetse na bamwe basirikare ba M23 barimo uwitwa guverineri wa Kivu Amajyaruguru Bahati Elasto,
asezeranya abaturage ko bari hariya kugira ngo barinde icyitwa mayimayi kugira ngo zitazinjira hano ngo zize mayimayi nyine na nyatura ni imitwe yitwaje intwaro bari kuvuga ngo nicyo cyatuzanye. Uyu musirikare w'umurundi yabwiraga aba baturage inteko yari yateranyaho hariho na M23 bahari bari kumwe. Urumva icyo gihe amahoro ntabwo barwanaga, bari baraje baje mu butumwa bwa AirSeraf. Uwo musirikare yabwiraga abaturage bari aho ngaho avuga ko ngo icyabazanye ni ugusubiza inyuma iyi mitwe yitwaje intwaro irimo za mayimayi zirwa zibicira ubusa zibambura ibintu byabo zibateza umutekano muke. Arangije aravuga ati njyewe ngiye gukomeza atari ko nsize Majoro Jean Claude niwe mbasigiye ugiye gusigara kontura hano umutekano hanyuma nanjye nkomeze mu kandi gace. Aka ka video rero uyu mugabo Majoro yavugaga n'uyu nguyu wacakiwe na M23 afatiwe hano muri za Kaziba. Ariyo mpamvu ingabo z'abarundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi twagiye tubona babafatira abasirikare benshi cyane ndetse bakaza bakavuga kuri video kuri kamera bakavuga maritirikire zabo bakavuga aho barwane n'ibiki byose doki baranga byose bakabivuga, ariko bikaza kurangira iki gihugu cy'u Burundi witwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cyangwa se na minisitiri w'igisirikare ariwe Prime Niyongabo bikarangira rwose bavuze bati ntabwo abo basirikare ari abacu, ati sinzi yo mwabatoraguye n'ibintu by'imitwe mwafashe ibintu by'ibinifomo murabambika, ati murababeshera. Ariko none uyu nguyu we hari ikintu cyitwa ikizibiti, cya kizibiti bavuga ngo ni simusiga ku buryo kugira ngo babone uko babihakana biragoye, usibye gusa gucira kwemera urwaje bakarwakira. Nta kintu n'iki na kimwe nta ngingo ibarengeraho guhakana, kuko iyo video uraza ugahita uyihuza. Abasesenguzi barafata iyi video bakayihuza n'iyi foto y'uyu mugabo n'aya mazina yewe n'imyirondoro sinzi barahuza nyine n'aya mazina ndetse n'aka ka video bikarangira nyine bigaragaye ko ari we w'icyo gihe wafashwe na M23. Ibintu bikaba nyine biracyayutse. Ubu Neva rero nawe ngari mu nzira zo gushakisha ukuntu yaganira mu bijyanye na diplomasi n'u Rwanda ngo bakare ukuntu bakugarura uyu mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Ni hafi gato cyane, ni hirya gato cyane na za Kamanyura, iyo harimo nk'ibirometero 2 sibyo bigezeyo. Uva hano kuri Kamanyura werekeza ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ni hafi cyane, ni hafi cyane, birasa n'ibyegeranye ku buryo rwose arimo aravuga ati imipaka yongere yugururwe. Urwo yasaga naho rwose ari donc ibyo yasaga naho ari kurwana arabona ko bitakigezweho, ingabo ze zigiye kwigarukira mu gihugu cy'u Burundi. Ivogonyo yari afite ari kuvuga ati turafunga ingabo zanjye zimeze neza muri Kongo, birasa naho bigiye kubarangirana. None Neva yavuze ati dutangire no tsasi biganiro turebe ko twaganira, turebe ko mu by'ukuri imipaka bayugura bayifungura. Ariko ibi nawe ntimugire ngo ni izindi mpuwe. Impamvu yatangiye ibi ngibi nuko yabonye amahoro yabaye amahoro, Gisekedi yatangiye gutsindwa, ndetse n'ikirenze kuri ibyo ingabo ze zigiye kuvanwa hano mu burasirazuba bwa Kongo kuko ziri gutsindwa, ziravamo nabi, ziravamo. Ubwo rero nimwibuke ko ibyinshi baryaga babaga bari kubihahira cyangwa se babaga bari kubikura hano muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se muri Kongo. Ariko none niba M23 igiye kubafata ku gifu, ubwo none ubwo birumvikana hari ibyo bahahiraga hari kandi ntago bazajya guhahira muri eneo za M23. Nyine barasubira ku byo banze, nta kuri n'ukongera bakaza bagahahira nyine mu Rwanda, igihe nyine bagitegereje ko diplomasi zongera kuba diplomasi hagati yawo y'u Burundi no muri bice M23 irimo. Sinzi rero ngo bizagenda bite. Inama rero iya mbere byamaze kumenyekana itariki inama ya mbere igomba kuberaho. Iyi nama igomba imishikirano igomba guhuza M23 ndetse n'ubutegetsi bw'Kinshasa, kuko bamaze kwemeza Joe Lorenzo ari nawe uzaba ari guhuza impande zombi. Yamaze kwemeza ko inama izaba tariki 18 z'uku kwezi. Harabura iminsi 5 yonyine kugira ngo iyi nama igomba kubahuza ibe. Gusa nubwo habura iminsi 5, na n'ubu ngubu ntabwo turamenya
kugeza ubu M23 ntabwo baremera ko iyi nama izaba. Baravuga bati n'ubundi Gisekedi ni kwakunda zisubiraho, ariko kuri none akavuga ati biranashoboka kuba takwisubiraho, ahubwo niki twahita dukora igihe Gisekedi ataba yisubiyeho, twayikora dute? Hamwe bati ni mugire gutya mwoherezo intumwa zibanze zikonture zirebe uko hameze, akada babakinga ibikarito mu maso. Igisubizo cyanyacyo nuko iyi nama nkuko twagiye tubona inama zimwe zijya zibera nko mu gihugu runaka, tukabona nk'ubu ngo byagiye kubera nka Arusha muri Tanzania, cyangwa se ikindi kintu cya mbere nuko bagomba kubanza nibabona bigeze tariki nibura 16 batarakuraho mandadare izi letere zemerewe kubafatisha, njye nabagira inama kuzabyihorera. Nababwira rwose nti izo nama zabo muzibarekere rwose, bo ni inama zabo muzibarekere. Ngibyo rero uko ibintu bimeze. Ubwo urumva harimo kugenda bategura n'ibindi byinshi cyane turaza kugenda tumenya. Hano n'abaturage ba hano n'ubundi mu mujyi wa Goma, ubwo ndimo nsigaje iminota itarenze 4 kugira ngo mbe mvuye cyangwa se nsoje ikiganiro. Binteye rero guhita nkomeza kugenda mbaha n'utu update dushyashya tungezeho, aho bambwiye ko rwose bari kumbwira ko abaturage muri iki gitondo babyutse rwose ngo bari gukuraho iriya mirambo yabara abasirikare barashwe. Bari bagerageje ngo kugira rwose ngo bambure cyangwa se bahungabanye umutekano w'abaturage. Rero ngo M23 nyuma yo kubarasa ngo tuvugana ngo M23 yabaretsaho abaturage no babyutse bari kurwana nyine niyo mirambo bayikuraho nkuko birimo kugenda bigaragara. Ariko ngo bakabarashe umudamu mu kaboko, akaba ngo arimo kwitabwaho. Guverineri wa Kivu Amajyaruguru abyutse rwose abwira abaturage ko nibahumure baryame basinzire. Ubutegetsi bwa Goma butandukanye na bwa butegetsi bw'Kinshasa bwari buri hano muri umujyi wa Goma, aho babatwikiraga ku mihanda, abandi bakarara babiba babasahura. Aravuze ati muhumure twe ntabwo ariko tuzabaho muri umujyi wa Goma, ati icyo duharanira na amahoro, kandi aho turi hagomba kurangwa n'amahoro. Nta mpamvu nimwe yuko aho turi hagomba kuba hari akaduruva cyangwa se hari intambara. Ngayo rero nguko uko amagambo akakaye abyutse abwira abaturage. Ndimo ndabona ndetse ngo no gutegurwa Sarongo kuyo gukomeza gusukura uyu mujyi wa Goma. Iyi Sarongo rero ikaba izaba umusibo ejo, ubwo ni ku munsi wo kuwa gatandatu. Mugomba kwitabira rero muri benshi cyane. Ari nako kandi ngo wazarendo cyangwa se izi ngabo zagiye zisigara hano muri uyu mujyi wa Goma zikomeje kugenda ziripotinga ahantu bita kuri Stade de l'Unité mu rwego rwo kugira ngo M23 ije kuzibatiza, izijyane kuzibatiza, hanyuma bazikorere fresha zibe zakwinjira nazo muri M23 zitangire zifatikanye cyangwa se zifashe mama 23 kurinda umutekano w'abaturage. Ubwo ko batiza bavuga hari ukuntu wenda abantu bashobora kubyumva nabi, nukubakuramo ya ideology ndetse no kubongera imbaraga. Ubwo harimo no kubaha ikosi rito ryo kongera kubaha imbaraga ndetse no kubigisha imyitwarire kugira ngo bamanze bamenye ngo umuturage ubundi niki. Umuturage ntabwo ari guhotazwa. Ibindi byo bijyanye banageze muri M23 amabwiriza, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa, nukugendera ku mabwiriza n'ubundi yaza bakiyongozi. Ibyo rero bibatuma bahita biyadapta vuba n'ubundi bakiyadapta nyine mu bandi muri bagenzi babo, bakamenya uko bagomba kugenda babana na bagenzi babo. Ubwo rero hano muri Derenite no bari kugenda biripotingira. Nabonye hafi aho hari n'ikigo bagenda bandikiraho abapolisi. Ubwo n'abapolisi ari mu kugenda biyongera baza. Ibintu bimeze neza sasa hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri uyu mujyi wa Goma. Yewe na Bukavu naho even naho ntabwo twava ko bimeze nabi. Ibintu biraryoshye, igihugu ni igihugu. Njya nibaza nk'abantu baba businessman rwose mutari kujya gushora imari hariya muri iki gihugu. Niba muzajyayo ryari, niba muzashora ryari, birimo biranshanga rwose. Gusa nyine icyo nabamenyesha nuko mugomba gushora hariya, hari ibintu byose.
Yes, reka mfate umwanya rero nshimire abantu mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ni iby'agaciro cyane, turabakunda cyane. Ubwo andi makuru mu buryo burambuye ni muri wa mwanya twise ngo ni update time, turi buze kuba turi kumwe. Abahageze rero muri bashya mukande like ndetse muna sharing, ariko ntimuze kwibagirwa subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo tuzajye tubana gatanu kuri Kagenzi Cup. Asante sana, turabakunda. Ciao. Kugira ngo murakoze ku bigendanye na discount cyangwa se n'igabanyirizwa ry'ibiciro. Urakoze cyane rwose, burya igabanyirizwa n'itegeko mu gihe wishimiye abakiriya cyangwa abagana serivisi. Ubu tuvugana twabahaye 10% ku bantu bafite uburwayi bukurikira, cyane cyane abantu bafite diabete, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, indwara zitera kanseri. Ubwo ndavuga prostate, abadamu bakunda kugira ibibazo by'inkondo y'umura, abantu bafite ikibazo cy'umwijima cyane cyane hepatite B, n'abantu bafite ibibazo byo kutabyara, nabyo biteza ikibazo mu muryango, nabo twabaye 10%. Tukanibutsa abandi bantu nabo bafite ingorane zo gutera akabari, niko bavuga, cyangwa koreza amabanga y'urugo. Namwe bitewe n'uburyo mugana iyi serivisi mukayikenera iwacu, tubaye 10%. Naho rero namwe mugenewe 5%. Turavuga abantu bafite amibe, indwara z'amagufa, umugongo, ndavuga bafite impyiko, indwara z'ubuhumekero, igifu, hemorrhoide, namwe ni 5%. Reka tubibutse aho mwajya mudusanga, abari USA, Canada na Australia. Dufite umuntu uri USA no bagezeho serivisi zacu, murahamagara niwe ubagezeho ya miti bigatwara imisi itarenze 2. Abari mu Rwanda hari abagana Igisenyi, ni ku muhanda w'amadepo, naho turahakorera. Hari etaje hari rwose umanutse munsi yaho zigara, hari na farumasi. Naho ngaho Kimironko ni ku muhanda ujya 12, ku muhanda ujya 12 cyangwa Kigali Parent School. Umuhanda uri inyuma y'isoko, inzu ya mbere hari naho ngaho dukorera. Uhita hamanuka kubona ibyapa bya Primary Infinity. Nimero ni akamenyetso guteranya 250 782 99 057 cyangwa 0782 99 057 mugire ubuzima.